Asuye ko mbona uri hano mu ishyamba muzi nk'amashitani yaguteye wagira ngo wasaze wabaye iki? Bisa nabyo ariko nagari byo. Iyo wifata ugafata Sara umugore wanjye ukamubonana kuko atabona ukamurongorera mu shamba. Wowe mu ntaso niko ko biguteye? Nasi byo wabikuye he? Ni Rebeka ubwo wabinyibwiye. Ngo arashaka kwica hamwe n'umwana wakuburyo atazabona umuntu umukurikirana kuri iriya mitungo afite. Usigaye ufata abantu ukonyoreza abantu kugira ngo bazibantera ibyuma. None se bagutera ibyuma ngo bakubage uri inkoko ngo ndakurya baragutera ibyuma nkumarisha. Ubiresa ni Madamu Kamanzi. Cyo kumba nacaye kuzuba kandi ndabona n'inyota isa n'iyakwishe. Nanjye niranga kuva mu gitondo kugeza n'isaha. Nkuko nabikubwiye ngiye cyo ngomba kugikurikiza uko byagenda kose. Ubiresa ni Madamu Kamanzi. Cyo kumba nacaye kuzuba kandi ndabona n'inyota isa n'iyakwishe. Nanjye niranga kuva mu gitondo kugeza n'isaha. Ubwo se warutegereje iki? Hari umuntu wamwe ngo duhurire aha ngaha nk'umuti wo kugira ngo mbashe kureba. None rero ndabona ataraza. Ubona? Ubwo se wa ninde? Hari undi se? Ni umugabo wawe. Yamwe ngo turaza guhurira hano ngo nk'umuti. Ntabwo se ko numva wahinduye ijwi? Mu kubera agapfukamunwa nyine. Kwirinda ni ngombwa rero. Numvise ngo coronavirus ngo yakamejeje. Ahubwo se ko ntarimo kubona wabashe gusiga metero hagati yanjye nawe. Cyane rwose rega ntabwo nakuvugisha nkwegereye n'abandi bose nyine tuvugana twashyizemo metero kandi n'abandi bose tuvugana rwose twashyizemo metero. Ni ngombwa kwirinda pe ko numva bikaze. Gusa Imana iguha umugisha. Akira aka kaji wenda uze kukanywa inyota ntikwica cyane. Urakoze cyane none numvaga mu muhogo watangiye gusatagurika. Sara reka ngende ukomeze umutegereze ariko nubona natinze ntacyo witahire ndaza kumubwira. Urakoze reka nanjye nkomeze mutegereze buriya yenda wari buze. Come on. Urambaza iki?
ndamubamba. None byagenze bite kama uravuga nde Urabimenye hakuye umunsi ntaga ncika. ese ubundi twavuganaga nzi kuri muzima kumbe nuko wabaye Hanyuma urabona ndi umuzimu, urabona ndi umuzimu, witonde ntaza kugukukiramo, wowe uratinyukazana shitani muri karitsiye warangiza ukivugisha amantagazwa. ahubwo musenge cyane n'abanyu bose tabakukiramo. Arankukira mate ko uyu munsi atari buncika. Uyu munsi ndamubamba kuri iki giti. Umva Rebeka ni ntamubamba. Bamenye ko Kamanzi ngende inyana yimbwa. ese ubundi uravuga ibiki ko ntari kumva n'ibyo uri kuvuga ntabwo misobanukiwe. Muvuna muheta atinyuke agenda nteranye n'umugore wanjye ngo naramwohereje ngo ajye kwica umugore wanjye nta soni. Ibyo bintu uvuga ntabwo ndi kwisobanukirwa rwose. Ibyo bintu ntabyo uzi. Hanyuma ntabwo ari we urigiranye nyinshi, ntabwo ari wamufashije icyuma. Ninde wamukuyeho icyuma agiye kugitera umugore wanjye ngo ntabwo ari wowe. Wavuga Rebeka niwe uvuga? Icyo nicyo ugiye kuzira nkuko nabikubwiye ngiye cyo ngomba kugikurikiza uko byagenda kose. Ndabyibutse Kamanzi ninjye nakimwambuye ariko nyuma yaho ntabwo ngiye nigeze menya byakurikiyeho. Sawa. Hanyuma ukabona uko uriya mugore azagomeza kwigira ishyano kugeza ryari muri uyu mudugudu. Shitani nazanye kuki ageze naho kumwigira umwicanyi mu mudugudu abaye umwicanyi neza. Ubundi usibye ko ufite mu mutwe ntamenye uko uteye. Urumva narakubwiye ni vuza uriya mugore wawe niwe muntu ushobora kuzirukana ririya shyana akaryohereza kwangara. Uva nkubwire ngara ni wese niwe umubyara. Umva aho watereye umutwe utanatekereza ntumva n'ikinyarwanda. ariko urusura ubwenzo none nawe ubwo si kinege kindi gukora. Umva Sake wavuje umugore wawe ra. Uva Kama ntago nshaka dépenses zintwara amafaranga hejuru y'umushenzi muvuze nagize nshigaraze hejuru. Reka nkubwire rero ubu tuvugana ngiye kumwivuriza. Ndajya kumwivuriza pe. Kamanzi uri inshuti yanjye urabizi tutazapfa ubusa. Reke agume kuriya nibyo bimubereye. Si umugore wanjye. Reka mbanze nkomeze umuhigo wanjye. Mbanze ngiye kureba ririya shyano mbanze ndishyire kuri uyu musaraba rigiyeho ryumve. Ibindi byose ndabyikorera. N'ibiki ko kira shitani nazanye mu mudugudu wose. Umudugudu wose kabaye umwanda wo. Baye umwanda. Ntago ari simwe mutanyurwa. Ariko reka ngiye kumuhiga ni nge nawe uyu munsi. Yenda nawe wasaze sigusa sinzi. Wagwe iki? Ndabona utariho pe. Sawa. Urabimenya namukize kuri iki giti. Urakibona ukuntu kimeze. Iki giti wakibonye. Ndakimushyiraho. Rebeka uyu munsi nancika. Umenya ko Kamanzi mwiza. Nawe ariko murajyana. Ndabona uri buza kuyahuruka nishingo. Nasaze sigusa. Sabe? Kiss. Nose kuzigaruka na amahoro. Ngaruka nje hehe? Nonse so turi kumwe kampanaji. Ubu uzakora iki ku mugabo iriyanze ateye uzakora iki? Mva ubwira umugore we. Iyo plan A yanze ukoresha plan B. Ubu namaze kumenya amakuru yuko iriya itanditse kuri kiriya gicucu cy'umugabo. Yanditse ku mugore we. Ubu icyo ngiye gukora ni iki ngiki. Ndashaka uriya mugore ngo ni Sara aho ari hose. Ndamushaka mwice n'akandi kantu ntazi ngo ni akana kabo simbizi aho kari hose nako nzakamenya nako nkice. Ntabwo ngiye twari turi kumwe. Nusinde uvuye hano koko ko nansigiye ji ngo nze kunywa.
nase wumvaga ijwi ari iryanjye? namubajije arambwira ngo ni wowe ariko mukubera ko ari izuba ngo yari yambaye agapfukamunwa. sa ntugire umuntu wongera kwizera kuko barashaka kukwica. Mana yanjye nase baranyica koko ese ubwo ntiyazamenaho na esanse akambwika ntareba koko? sa humura nta kintu wawe Imana itabishatse, gusa mpuye na wa mugore w'umugabo wawe mukeba wawe, ndakeka ari uvuye hano ari nawe ubwaye amaji. ariko koko burya nabiketse kuko yavugaga nkumva ijwi niwe kandi none nkumva siwe neza kandi nkumva ijwi ryawe nkumva naryo si ryo. ko ashobora kuba ari we? sa tugomba gushaka uburyo ki uriya mugore tumukura mu nzu. ubona aba nkubeshye cyane ubuse ntareba koko niki nakora? sa reka ngende nze kuza kuganira na Kamanzi turebe ko twagiye ikintu tugukorera basi ukabasha ukabona. Imana izabampera umugisha kandi bakomeze cyane pe. ese ko mba nawicaye hano ubundi wari urindiriye? yewe numvaga naniwe narimo niruhukira. ndahaguruka tugende atagaho akayiguhesha kuko uburozi burimo nta nubwo ari no gusamba. ahubwo se ntiyarambwiye ngo nyimwe si uko ese yirukanka niba yirukanse niba yanagiye simbizi. haguruka tugende nabikubwiye. Umva uyu musaraba urawujyaho wumva ko bagira ngo ugenda ki urawujyaho urumva neza. ariko no umva uziko ibyo umugore wawe yambwiraga kuko ari byo akubwira icyo wa diamond kazi umva muturakora nanjye agomba kuwumva kuko umva kama umugore wawe ubwe niyo yanyibwiriye ko afite umuti utuma umuntu aba ikigoryi. ushatse kuvuga ko ngenda ikigoryi se? ikigoryi se gusa uri ikiwerewere ahubwo nkaho nawe ndebera umuntu muzima agendana n'imisaraba mu muhanda n'amacupa biraho. reka kunjijisha mbwira uburyo ki wagiye kubwira umugore wanjye ngo naragutumye ngo mwice mpensobanurira. umva rero mubwire Kamanzi umugore wawe giye ikintu namuhaye amafaranga ngo amereze umuti nk'uwo yaguhaye nyine urumva rero arashaka kundya yanyimye umuti yanyimye n'amafaranga yanjye. umva ni icyo kintu mpfa n'umugore wawe rwose nta n'ikindi. ushatse kumbwira ko umugore wanjye yanduza? kuko uroga gusa yaranakuzengurutse aragucurika aragucurukura ngaho ubu si ibi ni ibiki koko? ntago ari ibanga aramutse yaranduza ntabimenya neza nahita mukata umutwe ugatakara hasi. nahise kumwica byo n'umwica birakumarira iki kuko yarambwiye ngo uwo muti umuntu wawe unyoye aba ikigoryi nyine kikizezengi kiwerewere kira nk'uko umeze urumva kandi ntabwo bivura nyine uzarinda upfura igicucu ariko nyine nanjye agomba kuma kuko kumeze ewana niko nawe nshaka kugira irangegera ngo ni sake uzi n'ibindi iki kintu kananyice buretse nze ndakwereka. umva mwicare nababwira iki ibyo birabareba rwose. nkundi uriya mugore azi umuntu akina nawe aramuzi ubu ngubu ntago Rebeka aramusobanukirwa mugeze mutemane mwatemana imitwe n'amaguru birabareba ibyo ntabwo bindeba rwose nta soni. njye nzabateranya nimushaka muzicane nzasigara ndi umwe ku mubumbi wo mu kazi ni Rebeka ariko se
Sara ndashaka ko nkuvuza ariko nkubaze urumva numara gukira uzakora iki? mfasha ngakira nkivuza ngakira nzita ku mugabo wanjye n'urugo rwanjye kuko umugabo wanjye ndamukunda cyane Sake. Sibase nyine wa mugambanye ziba ariko Sake nawe ngiye kumbwira gutyo koko ceceka se nyine wora tunye gukangamana nta soni. ariko se kugambanira gute kandi ntabona Izabimbaza ntayisubiza se uzayinsubiriza ariko umugabo mwiza niki ntakoze niki ntagukoreye gituma nkora ibintu nk'ibi koko? ariko ibintu nk'ibi urafata uriya mugore bakamanza kumubwira ngo ngiye atinyuka ndoge ariko arabesha ashobora no gupfa mbere yanjye buriya ntabwo muzi sacu wariwe ntabwo muramenye neza. aha genda rengana kuva nabaho mu buzima bwanjye nta muntu n'umwe ndagambanira ahubwo Sake ushatse wanyumva buriya ni ukwisimanya ko umuntu wakubwiye ko utagomba kumfasha nta mpuhwe yaramfitiye ni ukugira ngo utamfasha. Gufasha wowe uzafashwe n'abari abantu bose wirirwa unteza uranyumva neza uretse ko ntawo mwankura yaba abo uretse nawe ndetse ubundi uzankura he kutabona uzankura he uzambona he none ibintu urimo kunkorera Imana izabikwitura kandi uzabibona. Imana umva nkubwire ibyo by'Imana kandi muri abanyamitwe gusa bari aho ngaho waca fambere kikanigendera. aha mbere Imana izangira neza agenda biza ni uzagirirwa neza nayo ngaho guma aho ngaho. Niko ntabwo nkiri uyu munsi urumva ntabwo nkiri ariko ndakora nawe wasaze si gusa nasizoye urumva neza nasizoye kandi ibisazi mfite no babiri kumpatira kuba nakuniga ibirozi njye murahe n'ibirozi urahe n'ibirozi uraje uneke mitwe ngo abantu bashatse kuza kugutera ibyuma ngo barashaka kukwica kumbi ni amafaranga y'abandi wariye wanze kwishyura ni ibirozi ugomba kujyana yo utegeze umuha ubu wabuze ibyo usagura ku buryo wagomba kumuha ibirozi bye ntaze kugutera ibyuma ariko akanakaga nakaga ariko ubundi utarasara wakoraga iki gira ututaransaza ntabwo nari umuntu muzima ubuze ibisazi numva biri kundwanira mu mutwe uzibirozi numva binyuzuye kandi ubu wasanga ariko akagore ngo nirebe kakabiguteje ukabuje unsara hejuru utanazi n'ibyari byo umva mbese aho babaye inkunguzi ugiye kumwihakana nkaho Rebeka mutaziranye ku by'uburozi ngo tubiziranyeho ariko reka nkubwire uriya mugore ibintu ari kwishoramo ntabwo abizi. Shari na mati